muri metero 70 Donald Trump uvuye aho Donald Trump yavuganiriraga cyangwa se yavugiraga ibyerekeje ku kwiyamamaza no guhatanira amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika. Nuko haboneka umuhungu Thomas hejuru y'igisenge cy'inzu afite imbunda yo mu bwoko bwa R15, imwe mu zishobora kurasa neza bwangu ndetse zifite imbaraga zo ku muvuduko uri hejuru. Ariko kuko Imana isumba bose na byose araswa ugutwi. Hari abasesenguzi bavuga ko ngo Donald Trump yaba ngo nawe yabifekinga yabikina, ariko nta muntu n'umwe ujya wigeragerezaho imbunda. Bafite amatsinda akorera mu butegetsi, umutegetsi wese ugiye akaba agomba gushyira mu bikorwa ibyo bamubwiye. Uzumva byitwa deep state. Nawe ubyumve nyine muri iryo jambo n'uburyo rivuze deep state, ubutegetsi bwimbitse cyangwa se mu mizi. Ni urwunge rw'abakomeye b'ibikomerezwa mu buryo bwombi, bahanga cyane kandi bafite n'amafaranga, bareberera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibo bakenetse ibihugu byose byo ku isi, bica uwo bashaka, basenya icyo bashaka, bakubaka icyo bashaka cyose gishobora kubazanira inyungu. Abo nibo bishe n'abandi baperezida bagiye bumva muri Amerika. Iyo wihaye gato kubangamira inyungu zabo, nk'uko umunyafurika iyo ashatse gukora ibishobora kuba byabahombya inyungu zabo, uhita upfa. Yego. Yaramaze igihe ajoyininze club z'abarashi, kandi inyifato ye nk'uko bihamywa n'abana biganaga, ubona ko yari umuntu uri terrible, which means he was trained. Turasuje ndetse kandi tubahaye ikaze kuri Global Panel. Ngende Amasezerano, umunyamakuru wanyu uciye bugufi kandi ubakunda. Turi kumwe na Modeste Nkurikiyimana, umusesenguzi wacu, ariko twari dukumburanye, twari tumaze igihe kinini tutabonana tutaganira. Modeste, Naje rero iminsi myinshi ngira ngo abakunzi bacu banyu uyu munsi noneho turi kumwe. turi kumwe. Yes. Uko wadusize niko turi, ntabwo turahindura umurongo, ndetse kandi ibyo abanyarwanda bakikwifuza muri bya bindi. Dufite gahunda y'uko dufasha abadukurikira kumva neza amakuru binyuze mu busesenguzi dukora ku ngingo zigiye zitandukanye, ariko twibanda cyane mu bivugwa muri geopolitique ndetse na social politique, tutagize aho dushyira imipaka. Niyo mpamvu tubikora ku isi hose. Uyu munsi rero nanone twifuje ko twaganira nawe, ariko tukanyarukira cyane na western country, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru nibwo Donald Trump yari ari muri leta ya Pennsylvania ari kwiyamamaza, ariko ikintu cyangwa se igikorwa kitagenze neza kubera ko hagabwe igitero bigaragara ko 99% cyari kigambiriye kuba cyamuvutsa ubuzima. Ku bw'amahirwe manikinga akaboko arakomereka ariko ntiyapfa. Ni amakuru wakurikiranye, ndaza guhera ku kibazo kigira kiti bishoboka bite yuko igitero nka kiriya cyaba kikanashyirwa mu bikorwa kikaba cyagira ubwo cyaba successful. Urakoze, nkunze cyane uburyo udakase mu makorosi, ahubwo tukaba twinjiye nyirizina ku ngingo buri muntu wese ubundi aba akwiriye kuba, nta muntu uba ukeneye kukatakata. Donald Trump ni umwe mu bantu bakomeye ku isi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birumvikana. Yego. Kugira ngo kiriya kintu kigerweho hatabaye kujya gukeka, uhuje imibare y'ubutegetsi n'abategeka, bigomba kuba bipanze. Bite? Abategetsi bose VIPs iyo bari mu bikorwa cyane cyane nka biriya bireba igihugu, baba bafite umutekano uri ku rwego rwo hejuru. Iyo tuvuze umutekano ni ukuvuga ngo reka tujye ku rwego wenda rw'umuperezida cyangwa se umuntu uyobora igihugu cyangwa uzakiyobora, cyangwa nka Donald Trump wakiyoboye. Yego. Na santimetero aba aragenda amatera intambwe mu bintu byose arakora, ziba zarapimwe hakagenzurwa niba nta gitezemo, hakaba hari aho agomba kugera n'aho atagera. Hakaba kandi ibyo byarakozwe na mbere y'uko yajya muri ibyo bikorwa, ubwo abantu babyumve batyo. Hanyuma rero uretse ibyo, kubw'impamvu zo kuburizamo ibishobora kuba ibitero bitewe n'uko ibwami hahora intambara, cyangwa se abategetsi bose bahora burya basa n'abashobora kuba bagira abashaka kubavutsa ubuzima, bisaba ko ahantu umutegetsi ari cyangwa se agiye kujya, udusozi, amazu yose yisumbuye kuri podiums cyangwa se ahantu baba baraza kuvugira,
inzego z'umutekano ziba zigomba kuhashyira abawucunze neza mu yego mazu manini, hakamara iminsi abantu bo mu nzego z'iperereza bareba abinjira n'abasohoka ku buryo ntawakwinjiranamo igisasu, ubwo ndavuga nko muri etaje, kandi ku Mm. ma roof points hejuru y'amazu hagashyirwaho inzego z'umutekano kugira ngo zibe zireba nyine hafi na kure, yego ku buryo babaye nyine hari ikibazo cyaba kibaye bashobora no kurengera cyangwa kurokora Mm. ubuzima bw'uwo muntu w'agatangaza buba buri aho ngaho. Muri metero 70 Donald Trump uvuye aho Donald Trump yavuganiriraga cyangwa se yavugiraga ibyerekeje ku kwiyamamaza no guhatanira amatora y'umukuru w'igihugu muri Amerika, Mm. nuko haboneka umuhungu Thomas hejuru y'igisenge cy'inzu Hmm. afite imbunda yo mu bwoko bwa R15, imwe Mm. mu zishobora kurasa neza bwangu ndetse zifite imbaraga zo ku muvuduko uri hejuru, Mhm. ariko kuko Imana isumba bose na byose araswa ugutwi. Hari abasesenguzi bavuga ko ngo Donald Trump yaba ngo nawe yabifekinga yabikina, ariko nta muntu n'umwe ujya wigeragerezaho imbunda. Yeah. Kuba yizi neza bemeza ko ari inkuba, ntabwo ushobora kujya kuyigeragerezaho, byo icyo cyo cyaba kuganira. Ahubwo kuki biriya bintu byabaye, ese Amerika baba ari abaswa, ese abarinda umutekano ni injiji? Oya, ntabwo Mm. bishoboka, ahubwo CIA byanze bikunze igomba kuba ibiri inyuma. Kuki yabiba inyuma? Yego Sinzi niba wenda ntihaye kurengaho imbago wari wangeneye, oya ariko Donald aho uri Trump niho Donald Trump ukurikiranye neza n'igihe yaba atowe byashoboka ko yazicwa ari no mu butegetsi, kuko mu biganiro bye, mu kwiyamamaza kwe, muri kamere ye bazi, mu nyifato yagize ubwo yari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mm. yagaragaje kutabererekera abategeka Amerika. yego Abategeka Amerika rero umuntu ashobora guhita yibaza ngo abategeka Amerika batari umuperezida watowe baba bahe. reka da, umuperezida wa Amerika aba ari umutekinisiye uje gushyira mu bikorwa imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mhm. Bamaze imyaka isaga 200, constitution yabo ntibayihindura kuko n'ubundi akenshi ntikora. Bafekinga twe African people bati twebwe ibintu byacu nyine birasetinze, but no way, ntabwo constitution yabo yubahirizwa, ahubwo bafite amatsinda akorera mu butegetsi. Umutegetsi wese ugiye akaba agomba gushyira mu bikorwa ibyo bamubwiye. Uzumva ibyitwa deep state. Mhm. Nawe ubyumve nyine muri iryo jambo n'uburyo rivuze deep The deep state, state. ubutegetsi bwimbitse cyangwa se mu mizi. Buri Ntabwo nashobora kumenya ko mbisese bivuga mu Kinyarwanda, Kinyarwanda. ariko deep state ni urwunge rw'abakomeye b'ibikomerezwa mu buryo bwombi, bahanga cyane kandi bafite n'amafaranga, bareberera Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibo bakenetse ibihugu byose byo ku isi, bica uwo bashaka, basenya icyo bashaka, bakubaka icyo bashaka cyose gishobora kubazanira inyungu. Mhm. Abo nibo bishe n'abandi baperezida bagiye bumva muri Amerika. Mm. Iyo wihaye gato kubangamira inyungu zabo, nk'uko umunyafurika iyo ashatse gukora ibishobora kuba byabahombya inyungu zabo, uhita upfa. Kuri bo ntibitaye ngo Donald Trump nawe akoma mu miryango y'abajuife, no, as long as ashobora kuba yagira bimwe abangamira. Rero mu magambo akunda kwivugira, yakunze no kuvuga kare kose, yabwiraga abanyamerika ngo if you want to defeat deep state, vote for me. So hanyuma warabibonye ko rero yahizwe cyane. Bamaze kubona intege nke za Perezida Biden mu buryo butandukanye, yego bakabona kandi umurego Donald Trump afite, bahise batangira kumuremera amadosiye muzi, ko yatanze amabanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri White House n'ibindi byinshi, ariko birangira ubutabera bwabo bugerageje, ngira ngo hari kuba impasho, kutabogama, birangira uyu munsi yemejwe nk'umukandida. Mu kwemezwa nk'umukandida hahita hagaragara icyuho cya Biden. Icyuho cye ni uko United States ifite economic crisis, barakennye, ubukungu bwabo bwarahanantutse. Iyo ni fact ya mbere. Fact ya kabiri, bafite abandi bantu bari kubigimba bakomeye, ubwo wavuga wenda nk'urwunge rw'ibihugu nabyo bitoroshye birimo Uburusiya, Ubushinwa, Ubuhinde, BRICS. Abo bose nabo basanzwe bafite byinshi nk'igihugu ku giti cyacyo cyahigagamo na Amerika. Uyu munsi kubona bakwishyira hamwe byanze bikunze,
it is a terrific organization, ni ukwishyira hamwe guteye ubwoba kw'abo bantu. Hanyuma intambara ya Ukraine, Uburusiya bwabakoze mu jisho byanze bikunze, nubwo Amerika ifite ukuntu nanone mu buryo bundi yunguka, ko mu ntambara ya Ukraine Amerika abantu bajya babyumva, yo iri gucuruza cyane. biragoye kubyumvikanisha, ariko iri gucuruza ite? Uyu munsi gazi yavaga Ukraine na Russia ntigicuruzwa, hacuruzwa iya Amerika. So which means niyo n'ubundi ifite donc buriya no gutinza intambara harimo no kuba ariko bati rino soko reka turi maintaining twari tunacuruza ku ahagije, buryo n'intambara nirangira gupfa gusubira Ukraine kuzira zaba abantu yarabaye bizagorana Ukraine zaba yarabaye intabire, cyane. amazu yose ari hasi, bazohereza abantu bajya kubaka kandi bakoresha American materials. Ibyo byose ni ibintu bishobora kuba abakomeye ntibagira amarangamutima nk'ayo twe tugira, mwe mugira. Ubwo rero Donald Trump yari afite erreur imwe gusa yuko yahungabanyaga abirabura, ariko mwarabibonye ejo bundi mu kiganiro bagize biyamamaza bivuga imyato, yagarutse ku kwerekana ko aba Black Americans nta kibazo bafitanye, agerageza kuba soft. Iyo karita nayo ashobora kuyitsinda bitewe nuko bose barabizi neza ko ofete hari isomo yatanze, nubwo bamukomeraga igihe yari umutegetsi, ariko ubukungu bwa Amerika bwaratumbagiye cyane. simply nuko yaragize ubudasa. So uyu munsi kuba abanyamerika benshi babajijutse kuba ubukungu bwa Amerika Biden amaze kubucurika, kandi basanga mu ideologies yo kutemera intambara. Ku gihe cy'abaperezida bagiye babanza cyane nka Obama, yagiye viola constitution, agakora intambara constitution itabyemera kandi n'inteko itabitoreye. Nibyo na Biden arimo. Ibyo byose hari aba Americans bahita batabikunda, bavuga bati no, ko byamera kose this no fine and doesn't even, nta nubwo bijyanye na constitution yacu. Ibyo biri mu bintu biha Biden Trump amahirwe, kandi byamubereye platform yo gukubitira mu gafuka Biden, akavuga ati uyu musaza rwose namwe ni mumurebe n'ukuntu ahagaze, nta kintu ashoboye, namusigiye igihugu cyeza ari umubeya, none yamaze kugihombya. Mwebwe niba mushaka ko mba making a great again, proud again, just vote for me, ni mu ntore. Rero izo ni threat kuri deep state. Abo bategeka bano bose ubona barema za indwara z'ibyorezo bagendereye gucuruza, abantu ubona birwa basenya hepfo no haruguru, bakagwiza amafaranga, iyo miryango irazwi n'ibitazwi, twaza kuyigarukaho. Nta gushidikanya ko ariyo ishaka kwica Donald Trump. Naho uriya mwana we, ngira ngo unagenzuye neza no kuba yahita yicwa ubwabyo ni uburyo bwo kuhisha amakuru. ubwo ni naho nashaka ko tuganaho. Thomas Matthew Clark, umwana w'imyaka 20, ukirangiza high school cyangwa se secondaire, akaza kugaragara ari we wakoze iyo attempt yo kwica uwabaye perezida. nk'aho ibyo bidahagije, yiyamamariza kongera kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byo muri politiki ya Amerika biragaragaza iki, birumvikanisha iki, bisobanuye iki? Biri mu bintu bikomeza gutuma abademokarate bagaragara nk'abantu bashobora guciririka, nubwo Amerika itashiririka nyine, ariko ku ncabwenge ntibibura kugaragaza ko n'abari nk'abandi. Musinga igihe yarayoboye Indugaruga, ubwo ni ingabo z'Abanyarwanda mu gihe barwanaga ku ruhande rw'Abadage, Abanyarwanda bari bazi ko imbunda ngo ari inkuba. Nibwo bwa mbere bamwe bari bumvise umwama wayo, urusaku rw'imbunda, kandi iyo nkuba yakubita umuntu akabaraguye, barahabuka. Ariko umunsi bahawe training bagatabara kubera n'ubwoba buke, kubera baryaga imitsima, dore ko ikomeza imitima, bashoboraga kwavansa bakirukankana aduyi wabo w'umuzungu, kumbe nabo nabo bagira ubwoba. So ibi byose biguma bivana ivara ku maso ya benshi mu batinyaga. Gutinya bwo tuzakomeza kuyitinya, kuko Amerika izakomera kugeza iteka ryose, kugeza ubwo hari isi izarangirira. Ariko gukorwa mu jisho hari ubwo biha agahenge natwe duciriritse, noneho abantu bakaba bakwijajaramo kidogo. Rero biguma bitesha agaciro Amerika, karatokorwa. Kabiri, biguma nanone bigaragaza ubwambure bwabo politically, ko nabo burya nubwo batwigisha ngo ngo turekure ubutegetsi, burya babukunda kurusha abandi bose cyane. Ibyo n'ibindi bitandukanye ushobora kureba bitewe n'inguni ureberamo, ushobora kubona n'ibindi.
ariko icyo bivuze ni uko nabo ndetse si na nabo ahubwo ni bo ubwabo. bagundira ubutegetsi bakora ibintu bishobora kuba bibi bya mbere ku isi kuko eh, nkabo barabizi neza ko nko muri Afurika cyangwa no mu bindi bihugu umuperezida ashobora kurenza n'ibihe byagenwe ariko muri Amerika bwo biragoye kuko n'ubundi perezida bariho ari gushyira mu bikorwa utuntu bamuhaye so we ntibishoboka ko anabugumana ngo arenze igihe so kugira attempt zo kumwica urumva ko bikabije muri Afurika ushobora no kwica umuntu bitewe nuko ntabwo mvuga ngo wica umuntu abantu banyumve neza ariko ushobora kuba hari impamvu zisa n'izumvikana harabwo uvuga uti tuba turi abakene wowe uti uyu najyaho agategeka imyaka 10 natabangiye ubukene noneho nzaba narapfuye urumva ukabyegereza umutima hari ubwo uvuga uti hari igihe azahita nyica kuko akoroshaje ibibazo twagiranye igihe iki n'iki ariko muri Amerika ho ntushobora kuba perezida ngo uvuge ngo urica naka byo ntabwo bishoboka bitewe nuko deep state ifite ibintu yashyize ku murongo ujyaho ukabishyira mu bikorwa gusa rero bituma dukanguka ni isomo ryiza kuri tiers monde cyangwa se ku bantu batari batera imbere kuko bahita bamenya ko nkuko u Rwanda rukunda kubivuga ko nta muntu buryo ushobora kukumenyera ibyo ukeneye cyangwa ibigukwiye ugomba kumenya gukora ibyawe nawe kuko nabo bakora ibyabo ku bantu bafite gahunda yo kwiga rero ni isomo ko burya ntabwo Amerika ari ishuri ritwigisha burya kuko ubagenzuye wasanga baza kwiga ahubwo kuko kuri bo ntabwo bitaye ku kuvuga ngo mwabatoye Hillary Clinton yatsinze Donald Trump mu baturage ariko bashyiraho Donald Trump kubera iki kuko kuri bo umutegetsi agomba kuba ari intara n'ikizu mu butegetsi bundi ugomba kuba nibura uri inka uri umuntu uri ikizu uri n'intare ariko bo kuba intare n'ikizu birahagije ubwo ni ukuvuga ngo kureba kure cyane kandi ukamenya guhiga no gufata ku gakanu gusa kuri bo birahagije rero bo biriya bintu bituma tubona ko burya batari ba mwarimu ntacyo twabigiraho kuko ni ikihe se nyine uhita ukibura nibo bantu bagiye kwica bishe abajenerali b'ibindi bihugu muri Aziya Iran na Iraq babasanze iwabo nta wateye Amerika izo ni invasion ni crimes ariko kuko badafite uwabarega bikarangira icyo ni ikintu cya mbere cya kabiri intambara zose bateje uhereye kuri Bush kuva 1905 6 7 hakurya muri Aziya nta wari wateye Amerika intambara Barack Obama yakoze nta muntu wari wamuteye ba Hosni Mubarak barapfuye kubera no fly zone ba Gaddafi barapfa nta muntu n'umwe ufite icyo mutwaye nta wari wateye Amerika wari uhari ba Laurent Gbagbo babasanganize umuntu kumutesha agaciro kugeza ubwo bamwambika amapingu atari yambara n'ikabutura ari mu gakariso abo bose ntacyo bari batwaye Amerika ubwo ni ubukozi bw'ibibi nta bandi bantu bandi bari bakora ubukozi bibi nk'ubwa Amerika so ni ugukomera kwayo ni intare nyine birumvikana ko ishobora guhaguruka mu gitondo ikavuga iti uyu munsi ndarya intare mu ishyamba buriya ngo iricara buri intare ntabwo ari inyamaswa nini mu ishyamba inzovu ziba zikubye inshuro nyinshi ariko iricara ikavuga iti uyu munsi ndarya inzovu kandi yikubye inshuro nyinshi uyu munsi ndarya imbogo donc ikayireba mu forme y'ibiryo ku meza nta kindi ikaza ari imwe cyangwa ari ebyiri ni lunch ya that's my lunch today finish bikaba birangiye so that's how is America ku isi yose iratureba ati wowe ndashaka kugukanda ijisho Obama yaje ndabyibuka igihe muri manda ye ya nyuma yaje gusura u Rwanda rwari ruteye imbere cyane rufite ibigwi byinshi ariko yaje gusura Kikwete aramubwira ati kanda u Rwanda bahita birukana abanyarwanda bari bariyo ibyo ntibyitwa igikorwa kiri na democratic ntabwo nzira nuko abantu Obama yarahagurutse ava United States aza gusura Kikwete Tanzania aramubwira ati just do something that can kora akantu gashobora gukanda u Rwanda ahita yirukana abanyarwanda bariyo mu myaka kuva ya kera kose bari batuye arabatatanya abirukana just baragenda kandi icyo gikorwa ntabwo gishobora gufatwa na international communities nk'igikorwa cy'ubukozi bw'ibi just kuko nyine baba bafite uko babigutumye so ntabwo rero abantu benshi baragenda babona ko Amerika
atari defining democracy, kandi Amerika atari rwo rugero, uretse na Amerika n'ibindi bihugu bindi, atari zo ngero nziza zo kwigirwaho. Donald Trump iriya attempt yarokotse ntabwo itandukanye na gake na assassination ya John Kennedy. bihuza turebe. John Kennedy ni umwe mu bategetsi batari babi, kandi abantu bose bayoboye Amerika, kuko Amerika ibaho yamaze imyaka 100 ifite abantu b'imfura, kuko bari abakristu. Nimvuga abakristu ubwo abubu ngubu bavanemo, kuko ubu nta bakristu bahari. Njyewe aho ndabivuga mfatiye kuri foundation za Bible. Yego. Kugira ngo bitanasigara mu kirere, abakristu ni abantu b'abayoboke ba Kristo, cyangwa se umwana Yesu Kristo yababwiye kujya gukora ibyo ise akunda. Ntabwo yababwiye kujya kwigisha, kujya just kujya kwirwa bavuga, yababwiye kujya gukora ibyo se ashaka. Abakora ibyo data akunda, abo nibo bana banjye, bakaba bari ubwoko bw'umwihariko wabo y'isi, ishyanga ryera. Now kugeza uyu munsi kuba dufite mayibobo zishobora kuba nka 500 Nyabugogo, ni urugero mfashe wenda rwo mu Rwanda, sibyo? 500 nta nubwo bageramo, ngira ngo dufite amadini afite abantu basaga za miliyoni mu gihugu yitwa amakristu. Aho ngaho mu ijuru bafite muri quotation bafite 0, nako ni 0, ni munsi ya 0, kuko itorero ry'Imana ryahamagariwe gukemura ibibazo by'ababifite gusa, nta kindi. Ntabwo ari pride bro, ni ikintu ni akazi gakomeye utakwiriye no kwifuza. Kuba umukristo ni akazi gakomeye karenze nyine nko kuba perezida, nubwo bamwe babyihutira, ariko ni ibintu bigoye kurusha ibindi. So nta bakristo bahari rero, kuko niba abantu birwa mu macaci zibarwana basarura amafaranga yo kwirira, ubusambanyi bwo wenda tube nk'ababugenje gake, kuko ibyo wenda byo ni ibindi, ariko ubukristo busabwa gukemura ibibazo by'abantu babifite, byo niyo mission yabyo. Ibyo bikaba ari byo bibwiza, kuko arabwiye ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze so mu ijuru. Christianity yari ubukristo bwoherejwe mu isi, cyangwa se na Yesu ariho bakubwira ko no mu bwana bwe ngo yabyirutse ashimwa n'Imana n'abantu, kandi yakoraga mu ibarizo rya Yosefu, amafaranga yakorera akajya kuyafashisha abantu, yambaye bodaboda, niko wenda yarugabira. Ntabwo wikunda ubwawe, ukunda abandi bagaheraho bakagukunda. Noneho uwo mucyo ugasakara hose, ukaba ubaye umukristo. Ariko uyu munsi buri muntu arare mu mutanyu we, amadini aravuka nk'ibihumyo buri munsi. Muri metero 100 haba hari idini ryitwa umusozi Moria, muri santimetero zindi hakaba hari umusozi Karumeli. No, that's not Christianity. So ubukristo bufite ireme rero, ndetse n'imiyoborere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko yari imeze. Imana ibaha umugisha, barakomera, niyo ntandaro yo gukomera kwabo n'uyu munsi. Bamaze imyaka 100 nta muntu wishe undi, nta muntu wari wafata credit muri banki. Come on. N'uwayifasha adashobora kwambura. Hari free from criminals. Kandi bakoreshaga amaboko yabo for survivors. Birangira Imana iba blessings, kuko whoever behave such way, umuntu wese ukoze atyo agomba kuba blessed, ubona umugisha. Ni itegeko, ni kwijuru, ufite niko bisetinze, willing or not, niko biteye. Abantu bakorera abandi bahabwa umugisha. Muri Mariko 10 umurongo wa 27 kumanuka hepfo, Petero yarakangutse, aba open, aba frank, abaza Yesu ngo ariko twasize byose tukagukurikira, finally twebwe bizagenda gute? The guy was very honest. Yari umuntu uri serious. Abantu b'abapagani, abantu bibwira ko ari abakristo ariko batazi ibyari byo, in fact bamukriticize nk'umuntu ngo washyanukaga. No, yashyanuka ntabwo Yesu yari kumwapointinga kuba the church leader, the church elder, ngo mugire umukuru w'itorero. Ariko niba tuvuga ko Yesu yari stupid, not really. He was not. Yeah. The guy was simply open, frank and honest. Petero yari komando, yari umuntu wakoze special, yari retired special force agent wo mu Baroma. Akaba umujuife ariko wavukaga kubagira iki. Arangije igihe Yesu yaje, yari umuntu ufite commitment mu kazi ke, umuntu uri active, kuko ijuru rishaka ko niba wibe neza, gently, professionally, nta mikino, nturyame. Nishobora kubwirwa kubikora 100 or more, even a percent. Maximize.
the guy Yesu amusanga amaze mu nyanja nuko wenda utabizi ariko abantu babaye ku nkombe z'amazi nkeka ko wenda namwe mwabibayemo mu masaha yo mu gicuku harakonja kurusha ikindi gihe cyane Petero Yesu yamusanze yaraye amazemo nka gatatu nta kintu abona ariko atarekuye ubyumve neza atabonye amafi ariko ariko atabiretse atigeze ashyira urucundura ngo abivemo the kind of brain y'abantu bameze gutyo nibo bantu ijuru riba rikeneye nani no muri communities zose nibo bantu baba bakeneye cyane abanyamurava gutyo abanyamurava the people who are committed enough noneho aba nawe selected Yesu yaselectingaga abatipe nyine bari babasha cyane ba Yohana n'uwitwa Yakobo bitwaga bene nkuba kubera ko they were very honest ku buryo wakoraga amafuti ntabwo batoleratinga urumva so biza kurangira rero bose babaye selected aba batipe bari champions Petero ntabwo yarazi no kwandika izina in fact ariko reba ukuntu ufite intumwa za Yesu bose nta bantu uretse Yuda abandi ntabwo bari barize bari bakaze bari bazi nko kwandika ariko you can imagine ukuntu batuzengereje n'uyu munsi uvuze Yesu bakomerera isi donc no ku muntu uvuga ko ari umupagani uvuze Yesu nawe bavuga ati this guy is foolish really so bakoze akazi kari outstanding ni abantu bakoze ibintu kandi imagine imyaka ishize barapfuye tukaba tukibemera so they were change makers rero Amerika ya mbere yari ifite bene abo bantu ni abantu barokotse uburayi bari kwicwa banga kwemera ibyo Roma yabemezaga so Amerika abantu ba mbere bayituyemo they were the selected people bari abantu bafite imitima ifite icyerekezo bituma bagira ideology ya gikirisitu cyanyacyo uyu munsi uvuze umukristo abantu bumva umujura iyo uganira n'umuntu wo mu Barabu arakubwira ufite iyo uvuze nk'umukristo yumva abantu b'amabandi babindi manga baraho bimbandi kuko biba ibintu bitari serious so Amerika rero yamaze imyaka 100 ifite abantu bari honest abantu bayo ni barahiraga kuri Bibiliya kugeza ubwo byaje guhindura isura nyine uyu munsi baba nk'abandi bose ariko nibura iryo banga ryo kuba barabanye n'Imana n'uyu munsi niryo ryabakomeje nubwo basigaye bakora ibintu nyine bindi bitari ariko nibyo byabakomeje Imana ahubwo igikora ibintu bindi byo kubasuzuguza nk'Uburusiya kugira ngo bagabanye umuvuduko bari bariho just to reduce the pace oya nk'umuvuduko niba kugira ngo ibirometero 500 ku isaha nibura ugendere nko muri Truwasa hagira abantu bagira agahenge mu kidogo so ba Kennedy na ba Franklin bari abantu b'imfura bafite ubushake bwo gukorera ishyanga nta bugome nibo barwanyije ibintu bya slavery abirabura bafashwe nabi barabirwanya bigira naho bicamo cyane nka Franklin Benjamin biza kurangira biciyemo so ba Kennedy rero yashatse kwataka deep state ashatse kwataka deep state icyo gihe ashaka kugira tolerance ku birebana n'intambara bakoranaga n'abasoviet barwanyagamo abasoviets ba muri Cuba cyane ba Castro izo tolerance bamubonyemo umutima we n'ibindi byose bategura abantu baramurasa bafekinga batipe ngo muri etage ngo niki byose bamukubita isasu nyine arapfa birarangira birakomeza nibo bishe Martin Luther King Jr. kubera iki nawe yari umuntu bari mu ishyaka riharanira kwishyura ukizana kandi bafite public iteye ubwoba abantu benshi babemera kubita isasu kubera ko iyo influence kuyikontorora byari bigoye cyane so capricness imaze igihe hariya rero Kennedy nuko yapfuye Trump nawe ari gukora atanta kuri criticizing deep state muri no minsi iri mu manegeka ifite ikibazo amanegeka ntibishoboka ifite nyine ibibazo amakosa menshi ari kugaragarira benshi intambara za Ukraine aho mu byukuri nkura mu nyakubahwa cyakora wahoze ari umukomedian nyine Volodymyr Zelensky yemeye ko igihugu cye bakigira intabire mu byukuri nta nyungu nimwe Ukraine cyangwa nawe azabonamo so Amerika rero ababikurikirana neza ndetse n'inyandiko n'amaraporo menshi yagiye akorwa ibikurikirana urabibona deep state ni ikoresha CIA na za nzego zindi zose z'umutekano ndabyibuka mbikurikirana mu gihe Snowden yahoze aba muri CIA igihe yari abarokotse akamena amabanga n'ubu yibera Russia baba barakwica so ntabwo wabaho inzego z'umutekano wa Amerika uzi ko budget yayo ibirenga 80-70% bishyirwa
muri corporate business barema ama companies. Mhm. Ayo ma companies akaremwa n'aba agent babo b'aba CIAs agent. Yego. Izo company zigakorana na za CIA nyine bakajya bazikoreramo bakaziha 70% irenga ya budget ngo bakore iki. Nibo birwa uri kumva ngo bari gutera inkunga bimwe mu bihugu byo muri Afurika bose ari aba CIA agents bari mu kazi kateza imbere deep state. Nibo bagenda nyine izo companies zikaba ziri aho nizo ziri kurutinga abana nk'abariya ku buryo bagutuma kwica umuntu wamuhusha nawe ugapfa dirika birangiye bikaba nta trace wabona ivuga ngo ni ngo ni ubutegetsi bukwishe. Bari kurutinga bakora ibyo bita long run investment ku buryo bashora amafaranga mu bikorwa bizabyara umusaruro no myaka 1000 mu buryo burambye kandi mu buryo rwose budashobora gutuma bagaragara. Biratuma binzana ku Abantu barapfa buri munsi muri Amerika bishwe na CIA karangira. Ibyo biraza kunzana ku mutekano wa Donald Trump muri ibi bihe yiyamamaza. Ukibaza ngo jewe n'abandi bantu nawe se cyangwa n'abandi twakabaye dutekereza ngo Thomas Matthew Clark yaza kubatishwe niho hari buze kuba hari inyungu ku bijyanye n'iperereza ndetse no kuboneka amakuru y'inkomoko ya kiriya gitero. Sibyo? Birangiye arishwe. Mu makuru batwereka bakavuga ngo nta hantu bigaragara ko ashobora kuba yarigeze yijandika mu bijyanye n'ubwicanyi. Yari umwana. Yego. Ariko nubwo ntari sinzi icyo warugiye komeza yaramaze igihe akora train. Yego. Yaramaze igihe joininze club z'abarashi kandi inyifato ye nk'uko bihamywa n'abana biganaga ubona ko yari umuntu uri terrible, which means he was trained. Terrible mu bwenge, ariko when it comes muri club bakakubwira ko ngatara umuhanga ku mbunda. How comes? No kuvuga ngo ibyo byo buriya nk'iyo club nta kuntu itagomba kuba iri under CIA. Ntabwo rero bakwemeza ngo yari umuhanga. Bagomba kumufekinga ku buryo birangira abaye nk'umuntu wenda wari ufite indwara zo mu bumuga bwo mu mutwe, indwara zo mu mutwe, bikaba ari ibintu yakoraga just for fun. Ntabwo bakwemeza ko uriya mwana hari umukobwa muri interviews narebye avuga ngo yakundaga history biteye ubwoba. Umuntu ukunda histoire numumenya uzamwegera agomba kuba ari umuntu udasanzwe. Nta muntu ujya ukunda histoire ari indangare. Umuntu wese ukunda histoire aba ari ambitious, aba ari umuntu ushobora kuzaba revolutionnaire cyangwa se umuntu impindura amatwara. Ikigutera gukunda histoire ntabwo ari ukuvuga ngo hashize, ahubwo nababayeho bagakora ibidasanzwe mu gihe cyashize. Nizo interest bene abo bantu baba bafite. True, the guy ngo yabaga ari too quiet. Ayo ni amasomo benshi biga ntibayashobore bitewe nuko sometimes bigoye, bisaba attitude, bisaba character z'umuntu. 3, he joined the club byanze bikunze purposefully. Yari akiri muto kandi ari mathematicians and scientist. Yari scientist. The CIA never recruited stupid people. Really? Ntabwo ashobora recruiting umuntu uraho. No. They always recruit those abo bantu bafite character kandi baba scientist. Ubundi se bari kuvuga ngo ni gute ngo kumbunda buriya wumve nyine ukuntu abantu baba bari gufeka iki bari buvuze ikintu, ariko muri propaganda nagize amahirwe yo gukozaho imitwe y'intoki muri communication anyway. Yego. No kuvuga ngo ugomba kwiyaranja ukavuga ibintu byinshi byo by'uburari kandi ukabivuga kenshi kugira ngo bitakare mu matwi ya benshi, abaswa babyemeze cyane tuze kubifata nk'ukuri. Nta mu scientist w'umunyamibare ushobora kunanirwa imbunda. How comes? None se imibare, what is imibare ni iki? Imibare physique, donc iyo wavuze science wavuze chimie, imibare physique. Yego. Ni gute unanirwa imbunda se? Ama projection yose aba mu mibare na physique. Targeting zose. None se mwana ni imibare gute bari guhaye kukubeshya? Babeshya umwana bazabeshya abandi. Sibye. Uriya muhungu yari umuhanga, ahubwo Trump akunda kuvuga zunguzo twahindura icyerekezo. Ariko hajemo byanze bikunze n'Imana kuko ngewe ndayemera cyane. Kandi imagine kurasa ugutwi.
urumva aho yari byaganaga. yarashe ahantu heza nuko wenda twese turi abasivili ariko ku babizi neza, abantu babizi neza, umuntu ashobora kugukoraho nk'ahantu nka hano ubwonko bugatakara mu gihe runaka Yeah. ubizi. So ntabwo yari arashe ahazi simply kubera ko hari izindi mbaraga zirenga abantu, uriya ararokoka Ararokoka. ariko uriya mwana ngo ntabwo ari umuhanga ku mbunda. Iriya mbunda yakoresheje ni imbunda ishobora kurasa hagati ya 300 na 500 metero, igira setting zayo nyine mu byita iki harya muri lensi ni ukuvuga ngo lensi zayo ubundi kamera ni imbunda ikozwe paraporo y'imbunda. Ni ukuvuga ngo lensi yayo igira barriere, ishobora gusetinga kure kandi ikahakurasa bwangu kuko umuvuduko w'isasu ryayo wihuta cyane. So ntabwo ari umuswa mu mirasire, ahubwo ni ukuri atari uwo gupfa kirya uyu munsi. aho naganaga rero ibyo nabyo byari ngombwa yuko tubikiriyaringa. Aho naganaga harahibazwaga ngo umutekano wa Donald Trump kiriya gihe, niba mu mboni zacu dushobora kubona ko hari izindi mbaraga ziri inyuma ya kiriya gitero cyari kigambiriye kumwivugana, mu bari bamucungiye umutekano kiriya gihe byakumvikana neza ijana ku rindi ko nabo ubwabo bari bari kuri misiyo, bashobora kuba bari bazi ariya makuru. Oya, kirazira. Ubwo wenda nubwo nshiye mu byo wari ugiye kuvuga. Turi gituma giye mbitekereza. Yego. Abaye ari nkawe uri muri iriya pozisiyo, mu by'ukuri wenda bashobora kuba barasa bakamwica kuko bumvaga bakeneye ko atari bwongere kugira ibindi bintu akora, ariko icyakaje umutwe cyari ukumurasa cyangwa kwari ukumufata ku buryo tuza kumenya ibiri inyuma y'ibyo bintu byose. Uriya mwana icya mbere, iyo umuntu ukoze nk'iriya atanta umwishe ahandi urafungwa, ntabwo agomba gupfa kuko nabo kandi ni ukuvuga ngo kubategura kwica uriya haba hariho probability ebyiri. Abaye successful, mbese akoze igikorwa wamutumye kigacamo, mumuha amafaranga akajya gereza akamaramo imyaka yashaka ikaba yose, akaba ahembwa regularly. Yahusha aba yishyize muri risike zo gupfa kuko ahita ajya mu cyimbo cya wundi, kuko impamvu zikurikira. Urabona nk'uriya yari umwana muto, Matthew Crooks afite imyaka 20 nibwo arangije segonderi. Yari umuhanga cyane nyine byabuze urugero kuko yahembwa amadolari 500 muri segonderi. Urumva mu by'ukuri ni umwana uyoboye abandi mu birebana no gutsinda science. Ahazaza he byanze bikunze harimo dream. He might be somebody ambitious. Nawe yagomba kuba afite intumbero z'ubuzima izo ashaka kuba we. Bene uwo amafaranga yose wamuha ukajya kumufunga, ntabwo wamujyanira na kaminuza muri prison. Never. Hari uko rero bene na freedom ya Amerika hari igihe birangira, uzabona aba agent benshi bahoze ari aba CIA bari gushyira amabanga hanze. Hari igihe abafunze akaba aravuze ati guys, ninjye warashe Trump kandi I was on a mission. Deep state ikaba igize ikibazo. So byanze bikunze hagomba kuba impamvu nakubwiraga nti ntago bari aba supposed kubimenya. Hagomba kuba harimo nk'umwe n'igice babizi abandi batabizi. True. Cyangwa se hakaba hari n'umwe mu bantu batari hafi ya Trump ariko bari mu mutekano nabo in the surrounding, akaba ari bamukubise isasu. Uvuga ati wa mushenzi we ngiye kuduteza abantu. Ariko ubundi amakuru nk'ayo kuko aba ari classified, aba ari amakuru sinzi niba yaba classified cyangwa se ahubwo niba yaba top secret, agomba kuba ari amakuru y'ibanga rimenywa n'abantu nka 3 gusa. Iyo rero bikomeje kumenyekana gutyo, donc iyo bibwiye abantu barenze nyine ubutakiri ku rwego rw'abapanga bene biriye. So ntabwo buri ari benshi, ariko hagomba kuba harimo nk'umwe babiri bari babizi, cyangwa n'umwe agahita ari we ushyira mu cyico agahita murasa nyine bikarangira, kugira ngo dosiye nyine filime yizinge kuko byihuse cyane. Uriya mwana bagombaga kumurasa ahantu hamudisturbinga bakamufata. Really? Urumva kuko inzego z'umutekano special forces zabari abantu, ntabwo ari abantu bananirwa umuntu umwe. So the shooter wasn't a fool kurasa
kandi akarasa mu kiri. No, he wasn't a fool, he was on a mission. Nawe yagombaga Ibyo navugaga ko rero byabaye mu buryo bwihuse cyane. Imbwirwaruhame irafungutse, ageze kuri iyi etape yo kuvuga ko bimukira, pafu, amasasu bavuga ko byibura yavuye kuri 1 akagera kuri 7. Kugira ngo mwako kanya mu gihe Trump yunamye hasi turevealinge ko umusasina ari ku gisenge, hanyuma bamurase. No, icyo cyari gitumye nkomoza kuri ibyo ngibyo ko hagomba kuba hari umuntu wari uzi gahunda ijya mbere. hari umu-assistant wari uhari kuko buriya yamuhaga na komandi ati guys you know it's time. Biba bifreminze mu minota. Bakubwira ko nk'abantu ba Al-Qaeda bajya biga intambara ku rwego ruri hejuru. Buriya utagira ngo resistance zabo ni ibintu biba biraho. No, baba abahanga. Bakubwira ko bashobora nko kujya kurasa nk'umujyi bakagenda ari nka 4-5. Kandi buri umwe ataziranye n'undi, cyakora buri muntu asobanukiwe mission ye, ariko buri umwe ari triggered, azi neza ko niyumva ikintu kivuze gutya nawe ahita akora iki. Bashobora gusetinga nko kuri ntibikabeho, bashobora gusetinga nko ku bitaro runaka, bavuga ati wowe urahita uturitsa 2:01. Bakaba basetinze undi ku yindi site bakamubwira ati nawe niwumva gituritse oya wegere uze mu kivunge cy'abantu basa n'abahuruye mu minota itarenze ari kwibahurura batahurura nawe uturitse iki. Abo bose bakaba nta waruziranye n'undi. Impamvu nufatwa utaza kugira buvuga kuko nta nubwo bazi uburi innocent ntabwo ubazi. So bari abahungu rero bapanga ibintu babizi nibo kuko ibyo byose nibo nibisi byigiraho. Uriya muhungu rero byanze bikunze wari nka komanda we waramuhaye mission uwo mwasayininze niwe yahise amurasa kuko ntabwo wambwira ukuntu Donald Trump ni high umuntu uri ku rwego rundi high class, ariko amakuru nyine ubu byarangiye byarimanganye, terase zasibye ubwo nyine abantu barasuspecting ariko nta facts ntaho gushingira, nta fact ntacyo washingiraho, ariko ntabwo ariko ibimenyetso byigaragaza by'urucabana nuko ntabwo bishoboka ko umuntu yakurira na rifo imbunda nini kuriya ngo ayorirane inzu agere ku gisenge hejuru muri metero nkeya zaho perezida ari. Nta deployment z'umutekano zihaba, ntabwo bishoboka. Reka bingarure ku burenganzira cyangwa se ku itegeko ryemerera abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutunga intwaro. Uburyo udekriva iriya ntwaro uriya Matthew yari afite yakoresheje byumvikana ko n'imbunda ikoreshwa n'abantu bo mu nzego zo hejuru. Mu baturage intwaro bemerewe gutunga cyangwa se imbunda bemerewe gutunga nta limite bagira, ku buryo nk'uko bivugwa inzego zagaragaje ko ngiriya mbunda ngo yaguzwe na se wa Matthew mu mezi 6 ashize mbere ko iki gikorwa kiba. Barazemerewe nyinshi uretse ko bafite amategeko abigenga. Ahubwo ikidashoboka nuko nubwo uzemerewe utazigendana muri ground iri presidential. Urumva icyo nicyo kidashoboka, ariko barazemerewe, hari amategeko, ntabwo baziha bose, ariko abenshi predominantly baba bashobora kuba bazitunga. Hariho ibisabwa nyine kuko no mu Rwanda dufite itegeko ryakwemerera uzajye kurisinya bayiguhe. So ni ukuvuga ngo hariho critère bagenderaho, hari critère bagenderaho, ariko yego hari ibintu byinshi bagenderaho ariko bari bazemerewe. Ariko biriya bintu biba biteguye neza, ntabwo ari ibintu biba biraho nyine, ariko iyo yaba yayemerwa, ahubwo kuko ubona uri kuyurira na rooftop y'inzu. Ikitumvikana ni ukumvikana ukuntu muri metero nkeya y'aho yamurasiye nta basirikare barinze umutekano bari bahari, nicyo kitumvikana. Yego. Kandi imbunda bari bafite bose zari imbunda za pistole, in fact zitapfa kurasa kuri buriya metero ngo zice umuntu, hanyuma we bakamuhamya. Hari umuntu wari uri hafi ye wamukontrolingaga. Metero yarasiwemo bariya bose bagendana masotera, sibyo pistole, kugira ngo imushyire mu cyico rimwe pa muri metero yararimo ni ibintu byakabaye bigoye cyane kuba byashobotse. Ariko we yari afite rifle, imbunda iri ku rwego ni machine gun, iri mu cyiciro cy'imbunda zirasa bu mashini. Kumurashisha pistole watakurashe kujya tigeze arasa mbese abarinzi nk'umwiyahuzi. Yari afite icyagambiriye. The target was just
bariya bandi byanze bikunze bari abagenzi be bari Yeah. ba bosi be, hagomba rero kuba hari umuntu mu bamukomandingaga bati wa mushenzi we kavune n'imyambi, Aradusebeje. aramwahuranya. So ntekereza ko ari ibyo, kandi nyine ni ibintu rwose n'urucabana, kuko VIP people barindwa bihebuje ku buryo utavuga ko muri metero nkeya kuri hari habuze aba agent b'umutekano. Byari bigoye. Byari bigoye cyane, ni ibidashoboka. Ikiriho rero rwose ngira ngo twanashyiraho n'injishi tugahambira tukajisha tugahasoreza aha sinjye ubisoza, ariko mu by'ukuri ba Kennedy baraswaga byoroshye bitewe n'igihe bari barimo. Urumva yarashwe tariki 22 z'ukwa cyenda muri 1963. Mu by'ukuri buriya muri Amerika mu kwezi kwa cyenda bajya bakareya ibintu by'ibibazo kandi bakabikora nkana. Bakunda gukora ibintu nk'ibyo mu kwa cyenda, kandi tuzabiganira ikindi gihe nzabikubwira. Haba hari impamvu ndende ukwezi kwa cyenda kuri bo. Harya World Trade Center yari dutse ryari? World Trade Center nayo si mu byo mu kwa cyenda wa? Tariki World Trade Center nayo ni muri icyo gihe, muri uko kwa cyenda, tariki 11. So operating n'ibintu byinshi nyine strategically. Urumva abantu b'abahanga ntibakora ibintu just kubera kubikora, n'imibare bafite imibare. Haba hari ibihe ingengo z'imari na presentation z'ibintu bimwe na bimwe ziba zirimo, haba hari uko abaturage babayeho muri ibyo bihe. So uriya imibare iragaragaza ko yarashwe mu mugambi wo kugira ngo bamuburizemo n'amakuru, hajyeho nk'umugore wa Obama cyangwa n'abandi bantu bandi babo, kuko nta wundi muntu ushobora kuba mu by'ukuri yahangana na Trump kugeza ubu. Ariko ikindi nyine, nubwo bamurokotse nanaba perezida, probability ninagomba kuzicwa. Ibibazo mfite nka bitatu bituganisha ku musozo. Icya mbere ni kigira kiti nibyo Donald Trump bamurebye intambwe uburyo yitwaye muri mandate ya mbere, ndetse kandi bigaragaza yuko ifitemo kuba yagira hari icyo yahindura mu bijyanye n'imitegekere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Burere nayo mpamvu kwihutira kuba yakwiyamamariza manda ya kabiri akanayitsinda byagoranye. Hanyuma icyo gihe kivaho, atanze kandidatire mu ishyaka rye, iremewe. Tugiye mu kiganiro mpaka cya mbere, aragitsinze. Dutangiye kurunninga campaigns mu mezi 3 abiri n'iminsi asigaye kugira ngo amatora nyirizina abe, bari nawe bari kumwe nawe, sibyo? Hanyuma noneho muri iyo minsi yari isigaye bakaba ariho bagerageza attempt, cyangwa se bakaba ariho bakora iki gikorwa. Kuki iki ngiki ari cyo gihe cyabaye cyiza kuri bo? Nuko Trump atari umwana, ya wundi ariko yararangiye na mbere, ariko ntabwo ari umwana. Buriya Trump abantu mu buzima busanzwe Bibiliya iravuga ngo n'umupfapfa yacecetse bagira ngo ni umunyabwenge, Really? Which means silent ni gold. So Trump aravuga, he's a businessman. Now ariko nanone wanagaruka, iyo niyo ni agace ka weakness. Ariko muri strength ntugakinisha umu businessman wabaye successful. Aba ari umutegetsi, abazi imibare yose. And has been, kandi yagiye abivuga ati jewe ngera ku butegetsi ibya Ukraine bizahita birangira. Imibare mike cyane, kandi abakuru abatipe b'amafaranga nko kubakura amata ku munwa. That's fact number 1. Number 2, the fact yo kuba nawe yarabaye perezida kandi bakoze erreur yo kumukangura, kumutega imitego myinshi mu nkiko everywhere. So nawe ntago ari umwana rero, he is alerted, nawe arakangutse muri bino bihe. Ikindi, isi turimo biroroshye gusetinga n'amakamera n'iki byose, donc ntabwo ari umuntu nawe bazi ko bapfa guhubukira. Rero nawe byose aba yabipanze, aba yateguye, aba afite uko ari kugenda gently. Bari kuba nyine ubu nabo bari muri weakness, bari kuba barabikoze nyine mbere, ariko amakarita nyine bireturubye barayakinnye na mu buryo busa naho ushobora kuba urumva bayakinnye naba amakarita amwe. Niyo mpamvu nyine n'uyu munsi bishobora kubambika ubusa, bishobora kubambika ubusa bitewe nuko aka kantu kazagaragaza ko nanapfa ari bo bazaba bamwisha. Urumva harimo intege nke zabo, ariko ku ruhande rw'abakomeye ntibashake bazabivuge. Buriya banakwica nuko rubanda bakazabivuga cyane ariko bakwisha. Ariko probability nini bitewe nuko nawe akora attack kuri deep state. Yeah. Byanze bikunze
probability nini ashobora kuzagira ibibazo. Mm. Nk'urugero wenda hari nk'amagambo amwe bagiye bavuga akomeye akwereka iyo tuvuze deep state Mm. haba harimo abitwa ba Goldman Sachs, Mhm. haba harimo ba Fannie Mae, Mhm. ba Morgan Chase, Mhm. ba Morgan Stanley, Northern Trust. Mhm. Izo ni ibintu by'ibikampani biba biri aho. The Bikomeye cyane. Blackstone Group Ah. ni abantu bakorera inyuma y'ibyo bintu kandi bikaba aribyo bitegeka deep state, bikaba aribyo bitegekana ko inzego zose zireberera igihugu. Hanyuma hakaba Congress iba mu nteko, ariko ari ukubeshya nyine. Nicyo kizakwereka nk'intambara zose Barack Obama yagiye akora, ntabwo yacaga mu nzira zemewe, yaviolaga constitution kandi ntagire umuntu umuvugaho. Kubera iki? Yabaga ari commissioned by the deep state. Ni umwe mu bantu deep state yemeye ku buryo rwose bavuze bati this guy ni umukozi. He has done outstanding for the United States. Yakoze ibintu abantu baravuga bati ewana ibintu. Noneho rero nk'urugero hari nka koti hano, hari nk'amagambo yo mu makampani, hari ibikorwa bimwe byagiye bibaho muri Amerika ari imvugo za deep state, ari iyo group. Deep state ni itsinda ry'imiryango mike cyane igenda iri mu makampani, nibo banyira amafaranga, banyira ubutegetsi. Bigeze bavuga ngo as long as too many awkward questions are not asked, the gears of the hybrid state will mesh noiselessly. Ukumva nk'umuntu w'umusaza arifashe aravuze ngo as long as appropriations bills get passed on time, promotion lists get confirmed, bavuze kubirabura cyane cyane kuko nabo bakunda guteza ibibazo, budgets get rubber stamped, special tax subsidies for certain corporations are approved without controversies. Ugenekereje mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo nk'ahambere havuze ngo as long as too many awkward questions are not asked. Ibi bise awkward questions ni ibibazo biba challenginga nyine abanyamakuru bose. Ufite abanyamakuru bamaze kubaza ibya za CNN n'ahandi, bakaba ahubwo harimo abadelegates ba CIA bakora gusa bashyira mu bikorwa ngo bigaragaze ko itangazamakuru ryakoze rimwe na rimwe ibintu bitagenda neza, nko ku muntu nkanjye uri mu butegetsi bakanchallenging ati vraiment these guys are professional, ariko hari aho batajya bagera. Noneho rero bavuga ati ubwo rero ibibazo biri stupid bitakibazwa, ibi ni igisobanuro ko vitesi y'izi modoka z'ama hybrids zikoreshwa n'umuriro will mesh noiselessly. Nta rusaku, donc uzatugera ku bintu byacu ku muvuduko, donc uzatuvuduka mu buryo ariko buri silencieux, nta rusaku. Donc ni ukuvuga ngo izi ni imvugo za deep state. Abantu baba bati bana guys, you know, agakino ubu twabirangije. Niba abanyamakuru bari bacetekeshejwe mu buryo kandi bw'amafaranga bitari agahato, urahitamo ni uburyo wubaka babikora ku buryo nta munyamakuru bica, ahubwo bafata babikora ku buryo nta munyamakuru bica, ntawe bafunga, ahubwo bakiyaranja bakajya kurikurutinga abantu bazaba abanyamakuru before, nkuko nk'uyu Crux byanze bikunze agomba kuba yari yabaye recruited. Noneho ukiga ari kuri mission, ukazajya kuba umunyamakuru ariko haraho wanyuze ugakora akazi kawe, ukaba ufite n'amakuru abenshi batagira, ukaba n'icyamamare. Rimwe na rimwe bakakubwira bati kritika, ugakritika ufite amakuru. So ugasanga nk'ibinyamakuru mu by'ukuri bikomeye byose bifite abakozi bakaze, ariko ari abakozi ba CIA cyane. Noneho ugasanga ntibashobora gusebya kuko nk'urugero hari nk'imvugo, ntushobora gusebya umuntu ukugaburira, kuko nk'urugero hari nk'urugero umugabo witwa Upton Sinclair yigeze avuga ngo it is difficult to get a man to understand something, biragoye gutoza umuntu kumva ibintu ibi n'ibi when his salary depends upon his not understanding it. Kandi umushahara wawubona yabitewe no kwirengagiza kumva ibyo bintu. N'ibyo yirengagije kumva ariho umushahara ushingiye. Nakuvuga ngo this is deep state. Ni ku butegetsi bwabo bwubatse, ntabwo ushobora kujya gukubagana, ntawe uvugana injya mu kanwa. Niko umugabo umwe w'i Burundi ngo wavugaga wari umuopoza cyane, bamuhaye umwanya, abantu bakubaganye bati ko uyu mugabo waca kuvuga, none uyu mugabo ntavugana injya mu kanwa. So mu by'ukuri national security muri Amerika bakubwira ko ikorana na Treasury na Wall Street. Ahangaha
nituvuga Wall Street ujye uhita wumva nanone ujye uhita wumva na cya kigo kindi cyangwa se cya kibanza Mm. Silicon Valley. Silicon. Nituvuga Wall Street ujye wumva network ya Silicon Valley, ishingiro ry'ibikorwa by'ubuhanga n'ubwenge n'ubucuruzi byose Ikoranabuhanga. si ikoranabuhanga. Mm. Ikoranabuhanga ryose, za Google, za Yahoo, bose amakuru yanyu yacu bayaripotinga muri CIA aba ahari. Ujya kunyeganyega uri nko muri Afurika ubavuga nabo ubyandika bakagushyira muri target. Tuyu muntu. Wazagera aho ushobora kugira icyo batwara ukicwa n'icyo utazi aho kivuye. They all serve the United States kandi deep state. Ni abantu b'investinze amafaranga mu bintu kugira ngo batazigera bakomwa mu nkokora mu bikorwa byabo byose bakora. Hanyuma rero national security ya Amerika usanga ikorana nyine na State Department birumvikana, Treasury ku ifaranga, vis-a-vis ya Wall Street, Homeland Security na Pentagon. Urwo ruziga rugahita ruconnectinga n'abacuruzi rwaremye bakora babo n'ubundi. Nta hantu wamenera muri Amerika ngo uyishaking. Abo rero ujya gusanga ugasanga nkawe niba hari barakubonye mu ikarita ukabona abantu barakwaproach inzu uri nk'umuntu w'intiti muri kaminuza ntazi. Yego. Bakabanza bakakuvetinga bakamenya se this guy se muri character ze ibisekuru bye can he be or she be some byaba confirmed bakakubita proposal bavuga ati dushobora kandi ubibwirwa n'umuntu utari ku rwego rwa CIA. Uhita bari kurutira like wenda nk'umunyamakuru ukarikurutingwa n'ikinyamakuru na boss w'ikinyamakuru indirectly mu CIA. Utabikeye bavuga ati tubona turi gushaka abantu bameze gutya, hakaza benshi ariko ari we bashaka. Recruited, promoted, delegated, akazu kagakora ku buryo ushobora kuba nawe uzamenya ibyo ukora ibyo hashize nk'imyaka 20. Aba CIA agent bajya badizatinga bajya babivuga bati twisha abantu, umuntu ugasanga yarahungabanye. Wari umaze igihe kinini utazi ibyo ukora wumva ari akazi just wajya kubona ukabona nk'umuntu bamuteye gukora ibintu bihita bihwana n'umuntu uraswa ugahita umurasa. Uri mu by'ukuri pe nta kindi wari bukore uretse kumwica. Akagutega umuntu agakora ibintu biratuma byanze bikunze umuntu ukoze nk'ibyo mu nzira zawe. Uri kubona ko destabilize umutekano waho uri ibyo urimo. Urumva bakora ibintu bazi. So ntabwo nta bujiji buba burimo, ariko akantu k'icyuho kakigaragaza bihita byigaragaza ko Trump ari umuntu uri terrible nawe, kuko bari kuba baramwisha ariko byanze bikunze bigaragara ko babinaniwe, kuko nawe yagiye misbehavinga kwigaragambya kuri Capitol, abantu bakamena n'ibintu nk'ibyo babikoze nko muri Afurika ubwa mbere. Urabyibuka muri rally yabo na Biden. Ni ibintu byahamije ko nabari nkatwe mu by'ukuri. Aho batandukaniye natwe ni uko bazi gupanga. Bakoresha imibare twebwe tukaraguza umutwe. Ku myitwarire y'ibihugu bino bindi bikomeye, nyuma y'uko Trump nyine rurokotse kagaragara ariko muri kwa kuvuga ati ntaza kwitwara nka Sleepy and Crooked, arazamuka rwose ikiganza arakizamura ati munabimenye ko ngihari. Yego rwose ati ndahari, kugira ngo atanihutira rwose guhungishwa atari kumwe muri simanze ntore n'inkweto zanjye. Sibyo bizavuyemo ubundi umuntu apfuye inkweto zihita zivamo. Ikibitera nuko network y'umubiri wose ihita disconnected. So kuguhusha ku gutwi actually bihita bigera muri roho, umubiri wose ukarekurana. Ubwo rero niho narindi kwibaza nanone nti imyitwarire ye nanone Trump hariya iraza gusiga iki mu bantu. Ikindi tunayihuza nanone n'ibyo bino bihugu bikomeye byagiye bitangaza. Rusiya bwatangaje, Ubufaransa, Ubwongereza, Ukraine, bariya bose ni ibintu nyine by'agahezo, ariko nanone ni geste nyine iri professional cyane. So wabibonye ko Ubuhinde bwabirakariyemo, Ubushinwa burababara. Ni umukandida mwiza Trump. Trump ni umukandida mwiza ku bantu b'impande zose, haba kuri Afurika nubwo ajya batuka, ariko biriya bitutsi ni byiza kuruta ubarasa cyane. Kuri Russia yari kuzakora tekinike ziri indirect zatuma intambara wenda yahagarika gusapotinga Ukraine.
imishyikirano yari imishyikirano kwimakazwa. yari gushoboka cyangwa se uriya akaba atsinzwe Russia nayo ikagira ibyo igira kuko byanze bikunze uribuka ko bigeze banashinja Russia kuba yarakoze yanaramugizeho uruhare kugira ngo atsinde bwa mbere. Nubwo ibimenyetso bitagaragaye ariko byanashoboka kuko ntushobora kurwanya deep state, ntushobora kurwanya deep state, untega amatwi, kurwanya deep state muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni nko gutegura kubaka inyeshyamba cyangwa se gutegura kudeta udafite backup iri international y'aba outsiders. Ubu uri umupfu, ntabwo ushobora kumara kabiri. Umutwe w'inyeshyamba nko ku cyumweru tuvye kufita inyeshyamba 1000, boti imwe igura amadolari 15, ibiryo buri muntu arya nibura nk'amadolari 3 let's say cyangwa na rimwe, kuba n'igihumbi, imyambaro na ammunition, amasasu n'imbunda, wabikurahe? Udafite support iri inyuma ntabwo bishoboka. Ugomba kuba ufite lobbying iri hejuru cyane. Rero nabo mu gihe bagiye kurwanya deep state, kuko deep state yahagurutse ariyo yasenye za Russia, Union Soviétique, nyine niyo yabasenye za 91 n'ahandi. So ugomba kugira umuntu w'umujyama ugufasha uri muri Union Soviétique, kandi he must be Russia cyangwa China cyane. So ibi byose nyine ni ngombwa. Nabo rero byanze bikunze umuntu wabo bagomba kugerageza kugaragaza sympathy kugira ngo nibura, kuko nubwo ubona no muri G7 cyangwa 8 nabo bakorana, ariko hari abantu baba batishimye. Warayibonye ko nk'Ubudage bwa ngera yigeze atari yavaho, wabibonye ko yabanje kujya agenza gake mu kohereza ibifaru muri Ukraine cyane. So mu mutima nyine ntabwo nawe yaba ari pour cyane. Mu Ubwongereza n'Ubufaransa mu gihe cya Gaddafi hari uko batahuzaga, bamwe bakoherezayo ingabo, abandi bakabona batabishaka. So baba bari kumwe, ariko kubera ko Amerika ari ifite uburenganzira bukuraho droit de veto, za mbago zose amategeko akumira, abandi mwese mwemerewe kubibuzwa uretse bo. So samani moza tegeko turarya Afrika, bo bararya Afrika. Rero birazwi nabo iyo abantu bari bakorana, ariko hakaba hari abari ku rwego ruri hejuru cyane, abandi bakaba ku rwo hasi cyane, murakorana ariko mu mitima abantu bari kuvuga bati oya, abantu bakaba basapotinga Donald Trump mu buryo buri indirect kubera inyungu n'izindi politike n'umukino w'imibare, kandi utagetinga inyungu. Dushyiraho korutire iyi attempt y'iyicwa rya Trump rirasiga uwuhe muburo? 1 kuri Trump, 2 kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 3 no kuri politike mpuzamahanga, by'umwihariko muri biriya bihugu by'aba Western. Icya mbere narokoka agatsinda azemera kuyoboka deep state, kuko atabiyobotse arabizi ko inevitablement agomba kwicwa. Nka 50% agomba kubayoboka. Icyo ni kimwe. Ubwo iyo ni kuri Donald Trump. Kuri Amerika rero imigabo n'imigambi yayo nka 60% n'ubundi zakomeza, ariko kuko muri kamere yazaba atari convinced, kandi iyo uri perezida bagerageza kugutinyamo nyine, kuko uba uri abided by the constitution, uba wabidinga, uba ugendera kuri constitution, kandi bo bajya bayirenga, barihiriye hejuru yayo. So hari igihe ugira umutsi bakanga bakihangana bagategereza kuvaho. Ubwo ntabwo ijana bishatse kuvuga ngo iyi manda ishobora kuzaba manda ishaririye, imurishariye ku buryo atazongera kubikumbura, kuko bazaba babayeho bamunaniza, nawe ababaye. Icyo nicyo kizaba kuri Amerika. Ku bihugu bindi rero expectations za Trump nkanjye nari nzi ko atowe adafite agahato nk'ak'abademokrate bake babe, yashoboraga koroshya n'intambara zo mu karere k'ibiyaga bigari zashoboraga kurangira, bitewe n'uko hari uko wenda yagendaga yari kuzajya yirengagiza ibintu bimwe na bimwe. Ariko bashobora kuzabimutegeka agakomeza kugendera ku muvuduko wawo. Ni ibisanzwe, ni nk'uko Obama twari tumwitezemo ko ngo hari icyo azamara abirabura, akaba ari ubabaza cyane. So ibya Amerika ni ibindi. Kubirebana rero n'Uburusiya wenda n'Uburayi, ku Burusiya byanze bikunze kuko mugenzi wari igikenya, ndavuga Putin, byo byanze bikunze hari success Putin yagira ku kiguzi cyari cyo cyose. Ariko nk'Uburayi bushobora gukena, kuko burira kuba crooks, burira kuba deep state y'Abanyamerika. Ofete bamwe baba ari nk'impyisi, Amerika ari intare.
impyisi bigenda bite? Intare iyo ihagurutse ikajya guhiga biba byanze bikunze irabona umuhigo, ariko intare ifite kamere iteye itya, ntigira inyama yahize ngo izimare, irasigasa isigirana. n'intuza n'injangwe. Impyisi rero zo kamere yazo ni indisipurine, ni n'ibisambo, ni n'ibisahiranda. Intare igifashe inzovu agakanu, impyisi ziba zigeze mu mara ziri kuyakuramo. Urumva ni ugushugurika nyine, ufite ni nka kwa kundi bakubwira ngo isi ni ikonsa uzonka ugotomera kuko si nyoko. So bo barabizi, they are not powerful enough, ntabwo bafite imbaraga zikomeye nk'iza Amerika, ku buryo Amerika rero iyo yavuze iti tugiye gushwanyaguza nka Kongo, ni urugero, ihita yifashisha nk'Ubufaransa n'Ubwongereza, bakaba nabo bazarya kutuvungukira binyuriye mu gahato ka Amerika. So Donald Trump rero iyo ariho ntabwo ibyo bikora cyane, urumva. Ubwo rero urumva nyine ashobora kubahinduriraho ibintu bikabacanga. Iyo niyo image mbona, ariko kujyaho kwe ngewe probability nini nyiha amahirwe ya Aziya na Afurika, kuko kuba hari akantu k'intambwe batera. Intambara zagabanyuka kuko aba Republican bagira nke, aba Democrats bakagira nyinshi. Ubwo zibaye nke, wenda n'igihe abantu bamaze mu ntambara hari igihe zibabera isomo, hari igihe abantu bakwiga kugira ibyo bahindura. So nuko mbitekereza. Twaganiraga na Modeste Nkurikiyimana, iyi ni Global Panel, hanyuma tunakwarutira nyuma y'iminsi 2 iryo raswa ribayeho mu ijoro ryakeye, yagaragaye n'ubundi mu bikorwa bye bya politike, hamwemeje nk'umukandida koko uri official, anagaragaza uwo baziyamamazanya ari uriya JD Vance ushobora kuzaba vice president we. Ni ibikorwa bigenda bikomeza, ariko Modeste we tuzamuhorana ahangaha ni mu rugo. Modeste, twagushimira. Mbashimira cyane nanjye, kandi nshimira n'abadutegereje yombi. Umwanya wanyu ni uw'agaciro, bagira ibihe byiza. Ni Global Panel, gendeye amasezerano. Salam shalom.